turabasuhuje cyane twongeye kubifuriza igicamunsi cyiza nshuti bakunzi ba Eugene Official aho mudukurikiye muherereye. Tubahaye ikaze rero muri aka kanya n'ubundi aho tubazaniye amakuru agezweho ari update. Mbere ya byose manze mfate umwanya shimire cyane rwose mbikuye ku mutima mwese mukomeje kugenda munogirwa n'ibiganiro byacu, turimo turagenda tubibona uburyo ki muri kugenda murayikinga mukora like rwose ku nkuru zacu ndetse n'uburyo muri kugenda muzisharinga, turi kugenda tubibona ubushake bwanyu ndetse n'uburyo ki mukomeje kugenda mutugaragariza urukundo. Ibyo ni bimwe muri biri gutuma rwose tuba motive cyangwa se bikatumotiva bigatuma n'ubundi dukomeza kugenda tubashakira amakuru akomeye. Muri iki gicamunsi rero bakunze Eugene Official ni munyemerere mbabwire ko n'ubundi tugarutse muri studio ikitaraganya tuje tuzanye n'ubundi update. Murabizi ko nitwe banyirabyo rwose nitwe tuba dufite update, turi mu bimbere biba mbere yuko tuhagera ndetse tukabikaba tunahari na nyuma yuko biba rwose twe tuba tunahari. Bimeze bite rero sasa aya masaha zimwe mu nkuru ngiye kubagezaho ni inkuru mu kanya gato AFSM turamaze gusora itangazo n'ubundi rigaragaza ko hariya muri za Minembwe hariya rero n'ubundi ibitero byongeye kuba ibitero, imirwano imeze nabi cyane, turaje tubyishiremo. Hanyuma ariko kandi ku rundi ruhande tuze kubabwira ni inkuru ikomeye cyane ivuga ko uhitwa Ngoma Nzito, uyu General Autoproclamé Ngoma Nzito nawe yarashwe hano muri Plaine de Ruzizi. Ibiro na makuru tugiye kugenda tubagezaho, ariko nanone kandi ku rundi ruhande tukaza kugarukana hano muri Kivu Amajyaruguru tuze kubabwira icyitwa couvre-feu yaramutse hano muri za Rugari. Aha ni agace rero kari muri territoire ya Rucuro, twari twamaze iminsi tubabwira ko hari imitwe yitwaje intwaro basohoka bagaba ibitero mu baturage bakambura bakagira bate. Uyu munsi rero M23 yahakoze icyitwa couvre-feu. Byagenze bite turaza kugenda tubyinjiramo. Ese hafashwe bangahe? Ndagira ngo mbibutse ko hano ari indiri ya FDLR. Rero abafashwe nabo turaza kugenda tubabagezaho. We icyo usabwa gusa ni ukunyemerera ukabana natwe rwose nk'uko n'ubundi usanzwe ubikora, ndetse ukibuka kurayikinga n'iki kiganiro. Ndabizi ko ntabwo rwose ari ibintu byo gusaba, ndabizi ko rwose kubikora byo murabikora, ahubwo icyo mba mvuga ni ukubibutsa kwibuka gukora kuri like mu gihe urimo kureba iki kiganiro. Bikore ubundi ukomeze usapotinge umuyoboro wacu, umuyoboro wa Eugene Official. Tubaza kugaruka Kinshasa, ibintu byakomeye, andi makuru masha muri uyu mujyi wa Uvira nayo ndayabazaniye. Gicamunsi kimeze neza rwose, ndababwiza ukuri tubafitiye byinshi. Hanyuma kandi ikindi ndibuze kugenda mbabwira, ndaza kubabwira ubundi bugome bukomeye cyane bubereye hano Kinshasa. Ndaza nabyo kugenda mbyinjiramo, ariko noneho nka mu minsi iri imbere ngiye kubazanira umuntu ugiye gutatura umuntu bita Manyota, umuntu wabanye na Manyota rwose kuva bakira abana kugeza bakuze. Uyu nguyu nawe ndi kumutegura vuba aha ngaha rwose, ndaza kuba mbagezaho ikiganiro tuganira tureba ibya Manyota, ubuzima bwa Manyota. Utifuza ko ubwoko bwe rwose bubaho hejuru y'inda ye, nidushake tuvuye ngo hejuru y'igifu cye rwose, ashaka kwimiriza imbere akirengagiza cyangwa se akabona abandi banyamurenge bagenzi be babo cyangwa se donc ubwoko bwabo burimo kugenda buhonyorwa. Mu byukuri ibi turaza kugera nabyo tubyinjiraho. So nguko rero ngayo nicyo kiganiro tugiye kubagezaho. Murumva ko twamaze kwa tugenda tubategurira byinshi n'izindi update ziri buze kugenda zingeraho, ndaza kugenda nzigarukaho. Ngoma Nzito tombe. Reka tuanze twamaze gato tugaruke n'amakuru yacu mu buryo burambuye, ariko nkwibutsa nyaboneka ntuze kugenda udakoze like cyangwa se ngo ugere no ku munota wa 5 rwose utarakanda like. Bikore none kugira ngo dukomezanye wa muntu. Bakozi ba Prime Health Infinity mwiyemeje kugira ubuzima bwiza, mwagaranye ibikorwa byacu byo kubafasha kubungabunga amagara. Ni Damas Mico Myiza. Ndamenyesha abantu bari muri Amerika, twari dufite impungenge zigendanye n'imbogamizi z'imisoro no kudakora ku iposta. Ubu rero byarakemutse, nicyo nashaka kubabwira. Habagaho ubutinde bw'imiti, ubu byarakemutse, izajya bageraho igihe rwose. Ikindi n'ibiciro byaragabanyutse. Rero nkabamenyesha ko bwa burwayi bw'imyororokere ku bagabo n'abagore, kutabyara, ibijyanye na kabariro kabivuge gutyo, diabete, umuvuduko w'amaraso,
indwara nka mibe, indwara hemorrhoide cyangwa igifu n'izindi n'iz'ubuhumekero n'umwijima, ntimwongera kugira imbogamizi zo kwangizwa n'indwara nk'izo ngizo kuko bigiye koroha. Abandi namwe muri mu Rwanda dukora Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya 12, uhagaze aho abamotari bahagarara uri kureba dukorera rwose ureba ku muhanda ujya 12. Gisenyi iri ku muhanda w'amadepo, naho ngaho mu mujyi wa Goma ni hafi na Rond-Point Siniers. Yes, inshuti bakunze Jeune Official, ni mutwemerere amakuru yacu tuyinjiremo mu buryo burambuye. Nkuko rero twababwiye tumaze kubagezaho ingingo z'ingenzi zigize aya makuru, ni mutwemerere rwose tuyabavire imuzini muzingo. Nizera ko ibintu mwese bimeze neza cyane kuri mwe gatanu kuri kagenzi kako. Reka duhere kuri iri tangazo rimaze gusorwa n'ubundi n'umuvugizi wa AFC M23 ni Lawrence Kanyuka rero umaze gusora itangazo mu kanya gato rwose. Ni itangazo navuga ko ritaramara amasaha menshi cyane, ni itangazo rikomeye cyane, niyo mpamvu buze ngo rituryinjireho turigarukeho. Ni itangazo rimaze amasaha 3 yonyine arisohoye, n'ubundi ni itangazo rigendanye n'imirwano cyangwa se n'urugamba n'ibitero babyutse bagabwaho. Ngira ngo duhereho, hanyuma hari abantu bagiye bambaza bati Fighter watubwiye ngo ikirere bari kukigenzura, none ibitero bigenze bite, ese bimeze bite? Ndaje nabyo mbibasobanurire. Nubango ni itangazo rivuga ko ku mwijoro ryo kuwa 21 rishira uwa 22 muri ku kwezi kwa 3 2026, n'ubundi ngo force coalition cyangwa se coalition rwa ruvangitiranye rwa zangabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, ubwo harimo FDLR, FARDC, ingabo z'abarundi, kuwazarendo, abacancuro, shiramo n'abatize, dushiramo n'ibindi bihugu byose uzi rwose biza hano biri kurwana, ngo bagabye ibitero n'ubundi hano muri za Minembwe. Agakomeza avuga ngo ibitero bagabye ngo barashe hano, baharashishije icyitwa drone zo mu bwoko bwa kamikazi, ibiciro ngo barashemo ngo n'ubundi ngo ni zone zirimo abaturage. Ngibyo Manyota we, ngibyo ibyo navuze rwose ba Manyota, ngaho nibongere bikorera amapfukire bagenda bajye gushimira Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko rwose bakomeje kugenda bagaba ibitero izi ngabo ndetse na Kinshasa. Hanyuma ngo ibitero ngo bakaba bigabye mu midugudu muri village de Gakenke aha, ndetse no yitwa ngo ni Karingi aha ngo bahamishe cyangwa se baharashe. Nimuzajya mubona iri tangazo nk'iri ngiri, reka manze bacire ku mayange. Bantu mudukurikiye mukunda aya makuru cyangwa se muba mukeneye kumenya ibintu hari ukuntu bimeze, nimubona AFC M23 yasohoye itangazo nk'iri ngiri kavuga ngo barashe, muzajye mwumva ko ibyo bakoze, iyo aho barashe baharashe bakahababaza cyangwa se donc barashe byo ku rwego rwo hejuru, kuko iyo ari nk'utuntu ari nk'ibintu byabaye target, donc bahandi barashe bikaba avegrema, reka nkoresha avegrema, ntibibe target bakarasa ku ruhande n'iki byose, ntibagira ibintu bangiza. Kinshasa donc Lawrence Kanyuka nta kintu akunda kuvuga, barabyihora baravati nta kundi nyine nuko byagenze. Ejo muri se ko barashe inka mwumvishe barabitangaza, haba nabonye muri kunsabona imbere kamafoto ngo y'inka barashe, munsange inbox nimero yakiraho ngo munsaba ayo mafoto nyabaye. Mu byukuri ejo bundi ko barashe inka z'abaturage izindi bakaziba, bigeze batangaza ntacyo bavuze, ariko suko drone zitarashe my friend. Ariko muri aka kanya ubwo yamaze kwandika nibyo ndimo ndagenda mbabwira, nimuzajya mubona Lawrence Kanyuka asohoye itangazo, muzajya mumenya ko ibintu bakoze ari amabara ari sakirirego, nkuko rero abivuze mu gace kitwa ngo ni reka twongere turebe mbigarukeho. Nkuko abivuze, aravuze ati barashana bita muri za Gakenke ndetse n'ahitwa za Karingi, even noneho barasa no muri centre ya Minembwe. Abyumvishe ngahibaze noneho abantu barashe muri centre ya Minembwe, bakarasa mu mazu n'iki byose. Ngaho nawe hita utekereza, nurangiza unyandikire muri comment uko nawe byumva. Barashe ahantu bita muri za Gakenke, Karingi ndetse n'ahitwa za Gakenke. Urumva ko ibintu ntago byoroshye. Ayo save turarero bahise basohora itangazo mu kanya gato rwose gashize, bavuga ko ngo aha hantu barashe ngo ni muri zone ituwe n'abaturage, ni zone ituwe n'abaturage, donc ni igice kirimo abaturage niho barashe. Warangiza rwose ukavuga ngo Manyota n'abagenzi be bikoreye imabandari y'amafaranga, bagiye kureba Perezida Neva bamushire ku bifumba by'amafaranga nk'aho bamurusha amafaranga.
iyi ni inkuru ibabaje my friend, iyi ni inkuru y'agahinda, ni inkuru umuntu wese ndimo ndareba urwango cyangwa se uburyo ki abanyamurenge bari gutekereza umugabo bita Manyota. Sinzi n'imivumo cyangwa se n'ibyo bari kumwifuriza niba azabikira. Nabonye muri Bibiliya niho njya mbona bakunda kuvuga ngo ibyo bakwaturiyeho kenshi birangira rwose bibaye. Uyu mugabo Manyota ndimo ndamureba nkamubona yubaraye rwose ari hasi, kuko harabona agiye ntangira kubona rwose bati uyu nguyu azakenyuka. Abangaba bazakenyuka rwose, abagiye kubara Evariste Ndayishimiye bakagaragaza ko ngo donc ngahantu ingabo z'u Burundi ziri ngo bimeze neza, ngo nta kibazo, ngo bari kurinda umutekano w'abanyamurenge neza, birengagije ko izi ngabo z'abaturage zifunga amasoko ku buryo batarema amasoko, zicamo donc bava kwa guhaha zikabambura ibyo bavuye guhaha. Benshi babura imiti kubera gufunga amayira n'ibindi byinshi cyane ntabasha kuvugira ahangaha. Ubwo rero nkavugana uko byaba kose muzaba mumbwira ibizaba kuri Manyota na bagenzi be. Ubwo Manyota niryo riri kunzamo cyane, ariko murabizi ko hari n'abandi benshi cyane bifatikanyije baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagafata Rutemikirere bakarandika ingabo Bujumbura baje gusaba Evariste Ndayishimiye kumushimira cyane. Iyi nkuru tuyivuyeho, ariko reka dukomereze muri Plaine de Ruzizi. Ndabona abantu bashobora kutubwira ngo tubwire uwo mukwabo wabaye muri za Rugari. Reka ariho duhita twerekezaho mbere ko tuza kuri Ngoma Nzito. Amakuru yandi ndimo ndagenda ntohoza arimo kungeraho kandi yizewe 100% my friend. Ni arizewe 100%. Kuva ku isaha ya 8 z'ijoro force cyangwa se force donc abarwanyi ba M23 bari bamaze kugota bino bice bya za Rugari ndetse na za Kibumba, bafunze amayira ndetse bapanwe no mu mashamba aho ngaho hose mu bice bigiye bitandukanye, kuko bari kwitegura ko bugiye guca mu gitondo bagatangira icyitwa couvre-feu. Bakimara gukaba rero izi myanya cyangwa se ibi bice mu masaha ya saa 10 ziri gushyira saa 11 icyitwa couvre-feu bari bagitangiye. Bagenda bajya mu amazu yose inzu ku yindi, barimo gushakisha abarwanyi ba FDLR ndetse na Wazalendo, nyuma yuko bigaragara ko aba basirikare izi nyeshamba ziri hano za FDLR zirimo hano muri parike ya Virunga. Abenshi ngo bakunda kuza hano muri ibi bice nyine hanga muri za Rugari, abandi bakaza hariya muri za Sake. Amasoko yaho barayarema ndetse n'ibiki byose niho babikorera ibintu byabo byo mu buzima bwa buri munsi. So murabizi ko bari gutegura ibitero, mu mujyi wa Goma, nari nabibagejejeho bagomba gutangira hejuru ya tariki 27 felicitation kuri M23 ubwo mwatangiye gukora couvre-feu. Mu birimo neza ndabizi ko nibindi bitero muraza kubitegura, kandi amakuru bari kugenda ngero 5 kuri kagenzi kako. So ubu tuvugana uyu munsi bakoze couvre-feu y'Igikenya yayindi idasanzwe. Ese muragira ngo couvre-feu yapfuye ubusa? Ndakubwiza ukuri mu kanya bamanukanye aba FDLR bagera muri 5, barabamanukanye imbumbe gutya, babafite imbumbe gutya, babafashe gutya, bapiri ari bazima. Bantu mufite imiryango hara muri za Rugari muze kubaza neza mwumve, habyutse ikintu cyitwa couvre-feu y'Igikenya, ariko ari yatangiye donc isa ni yatangiye mu masaha ya saa 8. Bari gupanura nyine, bari kugenda bagotagota kugira ngo hatagira uza gucika. Bamwe rero barabacakiye, ntekereza ko ni nko kunetraliza n'ubundi iyi mitwe, kuko murumva ko bari gutegura ibitero hano mu mujyi wa Goma, kandi abenshi baturuka muri ibyo bice. Minisiyo, ibyo kurya n'iki byose biba byaciye aho ngaho. Navuga ko rero iyi couvre-feu ije ikenewe cyane, ikaba yakozwe ndetse ikaba success. Nje mfite amakuru ko aba FDLR ni benshi cyane, hari n'abandi benshi bagiye banyuraho M23 bakabanyura bameze nk'abaturage, ndabazi. Navuga rero ko ibintu ari uko bimeze. Iyi ni couvre-feu yabaye, ndetse ubwo ntabwo ndibuze kuvuga hirakomereza, ndetse birashoboka ko no ku munsi w'ejo igomba kuba, ariko ahantu iri buze kuberaho ntabwo ndibuze kuhagarukaho. Ubwo nyine hatagira ibindi bibaho. So nuko rero ngayo twikomereje rero n'andi makuru. Ubu ndabizi abantu mugiye kumbaza muti twakwerekeza muri Plaine de Ruzizi ku mugabo bita ngo ni Ngoma Nzito. Reka bariho duhita twerekeza muri aka kanya.
uyu mugabo Ngoma Nzito numwe mu bagabo navuga ngo numwe mu bagabo bafite umutwe witwaje intwaro ariko ubarizwa muri rya koalisiyo mu cyakuwe ngo ni Wazalendo. Ngoma Nzito abitwa ba Makanaki, abitwa ba James Fekaduyi, abo bose ni imitwe twaje intwaro iba hano muri Kivu y'Amajyepfo ariko ikaba muri Uvira. Agashya rero sasa reka mbabwira inkuru idasanzwe. Ku munsi w'ejo hari amakuru abantu mutamenye, uwitwa uyu Ngoma Nzito abana wakinameze nk'ikintu cy'ikijeni rwose ariko ubona ko cyatamiye, cyari imitungo y'abaturage rwose, ijigo ni ijigo. Makanaki rwose na imini Ngoma Nzito urabona ko ntabwo ari mukuru cyane rwose. Urebye Ngoma Nzito, urebye Makanaki, wabona ko Makanaki niwe ukuze cyane kurusha uyu Ngoma Nzito. Uyu mugabo rero ku munsi w'ejo yifate azamuke, hari amakuru arimo ko ngo yari yanamaze gupiya ngo afite n'amafaranga menshi cyane, ariko mutesha umutwe batereka tuzamuke muri Plaine de Ruzizi ariho tujya kurebana uko bimeze, hanyuma noneho turarireyo n'inyama turebe icyo twakora. Umugabo Ngoma Nzito arakumanukiye, afasha abasore be baramanutse hano muri Plaine de Ruzizi, nkuko amakuru rwose akomeza kugenda bitubwira. Uyu Ngoma Nzito rero aragiye agera ahantu bita ngo ni za mu gace bita ngo ni Kabunambo. Ni agace navango muzi neza ko gaherutse kuberamo imirwano ndetse twagiye tunabatangariza ko kari kugenzurwa n'intare za Sarambwe cyangwa se na M23. Aragiye aka gace rwose n'abasore bakagezemo, amafaranga bashizaho, babonye inka, umuturage aragiye inka, bakuyemo imwe barayigaritse, bokeje inyama, barariye, urumva ni imitwe barariye nyine, barifurayishije, ibintu bigenze neza. Kabunambo Sange n'ahantu bita ngo ni kano gace kandi bita ngo ni kano gace kandi se kandi ko nkibageka ni Kavimvira. Oya, Kavimvira ni hafi yo ku mupaka, ahubwo ni Runingu. Yes, na gace ka Runingu. Baragiye nyine barokeje, barariye, ahije afata aho ngaho yicara rwose, afata akavideo, baravuga bati ibice byose byari mwari muvuga ngo twango bifitwe na M23 n'abari bere ba M23, atubundagira ngo mbamenyeshe ko Ngoma Nzito n'abasore bacu muri twe turi kuhagenzura, twakoresha imbaraga, kandi murabibona n'iki byose. Afata akavideo ati twe turi za Runingu na he hose. Intare za Sarambwe ziti mbese kumbi uri muri Runingu. Amakosa umugabo yakoze video yifasha kirimo hano, ariko nta mugabo ntabwo yazibonaga. Intare za Sarambwe zari zibere kando zibere mu byazo nyine, zibona ari umuntu udateje ikibazo aho ngaho. Uyu mugabo bakimara kubitangaza niwe Intare za Sarambwe zaze, kuko aho abantu nk'aba bakabye ingabo za Kongo cyangwa iz'abarundi zihita ziza ziri kwirukanka zikahakaba. Barayatisha ati wowe twakuretse wokeje inkuru ariye urahaze nkaho utashwekuye, uhise utangira kugaragaza ko n'ahantu hahakabye usa n'uri kuduhamagarira abagenzi bawe ngo baze. My friend, ntabwo yamenye umusinayipa aho yaturutse, ngo yahisamo kubika isasu ryihuse se cyane mu bifu. Yamukubise isasu ryihuse cyane rwose, riramubatura ryo mu bifu, riramutwara. Ibyari ibyishimo bari kurya inyama n'iki byose babibayemo agahinda. Abari baraho bari kumwe bose urumva na Wazalendo, bamwe batangira kwirukanka nyine, baravuga ati uturashe ntago tuzaho ni nka ambiscade, kandi ambiscade ni ikibazo. Bose batangira gufunyamo barirukanka kibuno mpamaguru. Uyu mugabo nawe yirukanka afashe ibifu, ariko biranga bagera igihe nyine baramufata, abasirikare nyine cyangwa se Wazalendo bamurinze bagerageza kumusindagiza. Ikintu navuga M23 ntabwo yagize ntabwo yahise ibaga bitero bose ngo ibarase, kuko ari n'igihe bareba ikabona ameze nk'abasivile, ikabareba nayo rwose, donc ikabona n'abantu bari aho ngo baciritse, ikabona itari buze kumara amasasu yayo ngikurasa abantu nk'abo bameze nk'abasivile b'urukweto rumwe w'amasogisi, imbunda imwe n'abandi n'inkoni n'iki, ubundi abandi baratibika barirukanka kibuno nk'amaguru. Amakuru rero ndimo kwakira uyu umugabo Ngoma Nzito, nuko ubu arwariye hano muri za Uvira, ariko ngo igikomere ngo cyakomeye cyane, nubwo isasu ritigeze ryinjira mu ndinani. Ibi bintu bana bikoza bishaka pe,
banza aribo batari bashaka kubabaza Ngoma Nzito kuko ahantu barashe isasu ryakubise risa n'iryakubise uruhu rica no kumara, ntago ryigeze rimubabatura cyane ngo rigere nko kurugufa wenda nko ku ruti rw'umugongo bibi bibazo. So rero amakuru mfite ubari kwitabwaho hano muri Uvira, ariko birakomeye cyane ngashobora no kuba yajyanwa ahandi. Rero bari gupropoza kuba bamujyana kumuvuriza mu gihugu cy'u Burundi nkuko biri kugenda bigaragara, ariko inkuru navango itari nziza kuri Ngoma Nzito nuko yarashwe nyuma ko aratangiye kwishongora ko kano gace ka Kabunambo ariwe urimo arakagenzura. So ayo yose rero namakuru twagiye tubakururira tugenda tubazanira cyitwa zandani, zimwe bitango ni zandani tugenda dukurura. Hari abantu bari barimo kugenda bambaza ngo fighter ngo none ngo ko tubona ngo Lawrence Kanyuka ngo asohoye inkuru akavuga ko bari kurwana barashe n'indege zitagira abapilote hano muri za Gakenke, Karingi ndetse na za centre ya Minembwe, kandi mu gitondo wadusore inkuru kavuga ko ngo ikirere cya Plaine de Ruzizi MV turi kukigenzura. Ntabwo nyine ko ari kugenzura ikirere cya Plaine de Ruzizi, ntabwo nigeze mbabwira ko iyo za Fizi yo ngiyo mu imurenge rwose wapi. Kandi iyo bavuze ngo bari kugenzura, niba mvuze ni kuri muri Plaine de Ruzizi, ngo ni donc no kwirinda ibitero bishobora kuza by'indege bikabasanga hano n'ubundi navango hano muri Plaine de Ruzizi ahantu bari. Iyi Plaine de Ruzizi narabwiye na ahantu h'ikibanyine harambuye ku buryo idashizemo ububwirinzi mu by'ukuri izi drone zabo ntiyazikira zahora zibarasa, kandi kubona aho bikinga byaba bigoye cyane. Ariyo mpamvu nayo iba igihe kikagenda ikajaminga ikirere kagifata, ariko nyine ntibikora ko niba systeme bayishize hano ntabwo iri kugera iyo za Fizi. Niyo mpamvu ahubwo uri kumva itero byabo bari kubidogingisha, urabona ko bari batangiye kugenda babirasa hano muri Plaine de Ruzizi. Murabyibuka ko mu minsi yashize bari batangiye kugenda barasa hano muri Plaine de Ruzizi bifashishije drone n'ubundi za kamikazi, ariko noneho ubu tuvugana nkuko biri kugaragara babyimuriye bongeye kubisubiza muri za Fizi. Ibitero batangiye kubisubiza muri za Fizi. Ikiro ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko mu by'ukuri ibintu bimeze nabi cyane, cyangwa se ikirere M23 yamaze kugira ute yakiborotse. Ikirere intare za Sarambwe zamaze kugira ute zarakiborotse byose neza rwose byo kubineza ku murongo. Ibintu niko bimeze. Reka turebe n'andi makuru kuko amakuru ni menshi cyane. Andi makuru rero sasa arimo kugenda tugeraho. Dufite andi makuru ari kutugeraho hano mu mujyi hano muri za Rucuro ko sinkuru reka nyitangaza, ariko hari amakuru M23 yamaze kumenya y'ahantu donc ubwo birumvikana muri abangaba bafashwe. Hari ahantu ngo bari baratabye bafite minisiyo batabye ahantu, ari nazo bagenda bakavivinuraho gakeya bakaza bakazifashisha muri uru rugamba muri bitero bagaba kuri Kinshasa kuri M23 wa Prito. Ariko nabyo bisa n'ibyamaze kurangira kuko maze kumenya amakuru ko M23 muri gahunda bihaye nuko izi ntwaro bagiye kujya kugira ute kuzitaburura ziri hano muri za Rucuro. Ntago ndibuze kuvuga ahantu hariho kuko FDLR mu makuru namenye nuko bafite ahantu henshi mu bice byinshi bagiye bahisha intwaro, kuko bari bazi yuko bishoboka cyane kuba bazagenda batsindwa urugamba rimwe na rimwe bagahura n'ibi bibazo, bityo bafite ubustoke bwa hato na hato kugira ngo MV turi hamenye byabasaba gushaka imashini cyangwa se icyuma kidetectinga kikamenya aho zitabye, bazajya bavumbura amastoke menshi cyane y'intwaro. Hari ahantu bagiye bataba intwaro nyinshi cyane, buriya na hano muri iki kibaya cya Nyiragongo, ahangaha muri iki kibaya cya Nyiragongo, ahangaha nyine muri za Kanyarucinya na hehe hose, buriya hano harimo amasitoka atabye menshi cyane. Baba baratabye barangiza bakahubaka nk'ikivera cyangwa hakagenda hakamera ibyatsi, ariko bafite ikintu cy'ikimenyetso bahashyize. Rero igihe intwaro zabashyiranye cyagiye twumva ngo batagabye ibitero n'iki, akenshi babifashisha nizo mbunda bakifashisha. Ese mwe mutekereza ko buri munsi bararasa, buri munsi bari mu rugamba, ariko ukumva ngo ntabwo bashyirirwa? Ubwo se mwe mutekereza ko amasasu n'ibikoresho biva hehe? Arizo batabye amasasu aba ari amagugu,
kandi ari amasasu y'amagugu ngatera ngo na za kanseri, niyo uko nagiye numva abantu benshi babivuga. So nuko rero ibintu bimeze. So dukomeje rero n'andi makuru ndimo ndabona, murabizi ko katurebe manze nyirebe amakuru arimo aravuga ko hari undi musirikare n'ubundi Kinshasa ufite ipeti rya generali umaze gutabwa muri yombi mu masaha make asize. Ifatwa rero ry'uyu musirikare akaba arimo aragirizwa byinshi bigiye bitandukanye. Kamanze mbagezeho update muri Uvira, nabibasezeranyije nabwira nti no muri Uvira mfitemo izindi update isha. Hari umugenzi wacu rero uri hara muri za Uvira ni umaze kuduha amakuru mu kanya gato atubwira ibya Uvira uko bimeze bigendanye, ariko kigarure namaze kubagezaho amasaha mu gitondo mbabwira uburyo ki abayobozi bahunzemo. Uyu rero ni mugenzi wacu dukurikira hano muri Uvira, ubwo ntekereza ko nawe buriya nyine abari kando afite n'ibintu byinshi cyane mo kugenda dukurikiranira. Mu kanya rero yaciye mu gikari aranyandikira ati atereka nkuganirire kuri ibyo bintu by'abayobozi ba FARDC cyangwa se ba Kongo bari hano muri Uvira. Yaravuga ati reka nkuganirire abayobozi ba FARDC n'abandi ba leta ya Chirombo bari basigaye muri Uvira ngo batangiye kugenda ku isaha y'isayine. Mwibuke tunje ko nababwiye ko batangiye saa 8 gutya muri amasaha, batangiye kugenda saa 4. Ubwo ngene namaze kuvuga mu kiganiro kibanziriza iki, murabizi ni mu wenda utacyumvisha by'inyuma acyumve nicyo gikurikira kibanziriza iki. Ati batangiye kugenda saa 4 z'ijoro bahunga ngo, ariko byatangiye kumenyekana, batangiye guhunga ejo saa 4 nijoro za nijoro, ariko byatangiye kumenyekana saa 7 za nijoro abandi bagiye kare. Nitwinjira muri Uvira nibwo ni intare wana n'intare zazigena zindondosha amakuru. Bati nitwinjira muri Uvira uzaze utere kamera uyitere kwa umva yifitiye n'umukecuru disi, atuyitere kwa mukecuru, atubundi uhe abantu amakuru, uhe abantu sho, kamubwire ntibondabura gusa isaha gusa, nibiba na ngombwa nge nzahita mfata indege, nta mpamvu yo kurara mu mayira. Ndabizi ko abakunzi banjye rwose ntago bamburiraga transport k'indege ingeza Rusizi wapi, ntago byananirana guhaguruka i Kigali nkikoza amadakika bitansabye kurara mu mayira ngo ngereho nanagize mfite n'umunaniro n'iki, bahita babinkorera. So ubwo urumva ko uyu nguyu ni intare, reka tumwite intare rwose, kuko nabonye abantu bose sangara ati nanjye ndi intare shati ndikina nguvu. Urumva bikurikirana nawe shwa ko ari mahangaha ariko afite amakuru ahagije. Sorry, nje narinzi yuko bagiye ku isaha y'isa 8, ariko ngo kumbi batangiye kugenda ku isaha ejo ku isaha y'isa4. Ahubwo ngo amakuru aza kumenyekana ko bahunze ku isaha y'isa 7 z'ijoro, abandi rero ngo ku isaha za mu gitondo bahunze. Abayobozi ba FARDC ubwo n'abasirikare bakomeye, abakomanda b'urugamba, ndetse ukanongeraho n'iki, ukanongeraho n'abayobozi ba leta ba Kinshasa, bose bahunze Uvira tombe. Abantu rero bigira abantu bemera ko fighter, mwagiye mwemera ko fighter, mwagiye mwemera ko umuhungu wanyu fighter aba yagiye akurikirana ibintu bigiye bitandukanye bidasanzwe. Ko nje niba mvuze ngo ngiye kubazanira amakuru, mba ngomba kubazanira amakuru ndetse anakomeye cyane. Uwe icyo ubusabwa gusa nta kintu, ntago njya mbasaba ibintu bigoye my friend. Murabizi imbere hari ukuntu byagena mukava muti turimo gutegura kugira ubona amakuru n'imbone n'iki bimeze bitya, mukashiraho nk'akantu nyine ufite igihumbi ashyiraho, ufite 500 ashyiraho, ufite ibihumbi birashyiraho, ariko ibyo ntago mukibikora. Ubu ikintu mbasaba cyonyine
ni kunshigikira mu buhe buryo? ni ugukora like kuri izi nkuru zacu, mugakora share cyangwa se partage, kuzisangiza abandi kugira ngo dukomeze kugenda twagura umuyoboro. Natwe nyine ibintu byacu tubona abantu babireba, kuko nibura ibyo tutaboneye muri izo nkunga tubibonere nyine mu barebye. So nk'uko uko ibintu bimeze, twinjire sasa no mu biri kuvugwa mu binyamakuru. Izo ni za ndani mba mbazaniye, none reka twinjire ku biri kuvugwa no mu binyamakuru, kuko murabizi ko nabyo tuba tugenda tubirebaho tubigarukaho. Turebe ibiri kuvugwa mu binyamakuru. Muri za Minembwe babyutse bari kugira batiki. Katurebe. Katwifashishiro ibi bimaze kwandika byanditswe n'ubundi na bagenzi bacu bari gukorera ku kinyamakuru cyandika cya Eugene Official. Turebe icyo barimo kugenda batangaza. Barimo baravuga ngo iki? Ihuriro rya AFC/M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko amakuru amaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ngo ryafashe icyemezo cyo kuvuga ngo iri huriro ngo rya AFC/M23 ngo ryafashe icyemezo cyo kuva mu mujyi wa Bukavu ari ibinyoma bidafite ishingiro. Bagaruka twari twanagiye tunabigarukaho ko murabizi ko Kinshasa yatangaje ko yaba ngo yarafashe cyangwa se ngo M23 FC ngo wafashe icyemezo cyo kuva mu mujyi wa Bukavu, ariko AFC/M23 batangaje ko ari ibinyoma. Aya makuru yari ashingiye ku itangazo ryitiriwe Bertrand Bisimwe, umwe mu bayobozi bakuru b'ihuriro, rivuga ko AFC/M23 ngo ishobora kuva Bukavu mu rwego rwo gushyigikira inzira y'amahoro arambye. Icyakora ubuyobozi bwa AFC/M23 bwahise bubitera utwatsi, buvuga ko iryo tangazo ryahimbwe rwose. Ngo tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu 2026 umuvugizi wa AFC/M23 Laurent Kanyuka yatangaje ko ayo makuru ari igice cy'igikorwa cy'itangazamakuru kigamije kuyobya abaturage ndetse n'abari muri ibyo bice. Arakomeza rero avuga ati ibibazo bikomeje kuvugwa ku bikorwa by'ingabo za leta ya FARDC ni intambara irimo kurwanywa bifashishije n'iy'umunwa, ndetse ngo bakagaba n'ibitero bitagira bagakoresha na za drone barasa mu bice bituwe n'abaturage. Yagize ati itangazo ni ikinyoma ryateguwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bugamije kwibagiza amahanga n'abaturage ibitero by'ingabo zabwo byibasiye abasivile n'ibikorwa remezo by'ubwiyahuzi. Ibitero byagabwe Igoma tariki 11 z'ukwezi kwa gatatu, murabyibuka, ubwo barasaga na wa Mufaransa-kazi. Ati ibyo byose ibyo bintu bari kugenda bakora nibyo kugira ngo bayobye abo bantu babyibagize, bareke gutekereza cyane kuri ibyo bikorwa cyangwa se kuri ibyo bakoze. Kanyuka yongeyeho ko iki gitero ngo cyateje impagarara zikomeye. Ubwo ndavuga cya gitero cyo kigoma nyine cyo kuwa 11 z'ukwa gatatu, kikaba cyaranahitanye ubuzima bw'umuturage w'Umufaransa-kazi witwa Karine Boisset. Karine Boisset wakoreraga UNICEF. Ibi byatumye rero mu by'ukuri igitutu kibe igitutu. Ibyo ari gukora ni ukugira ngo base n'abirengagiza cyangwa se n'abibagiza amahanga
ibikorwa bitari byiza bari gukora habe n'aka na gato. Ibi ni biri kugenda bivugwa mu binyamakuru, nababwiye ntaka kanya tugezemo ni akanya ko kugenda tureba ibiri mu tangazamakuru. Hanyuma rero nanone tukomeje n'andi makuru, Ruberika, turebe hano ibi ni ibiki bitangije. Ibi byo rwose byahara ntago ndi buze kugenda mbivugaho. Ibi byo muri Afurika byo mu burengerazuba bwa Afurika, mu burasirazuba bwa Afurika y'isi, ku burasirazuba aha nyine muri bya bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri za ntambara zabo. Ibyo ntago ndi buze kugenda mbigarukaho, ariko hano hari indi nkuru mbonye ngira ngo tugarukeho, nayo ni inkuru navuga ngo nisha, ndabona imaze kwandikwa nonaha kuri eugenoofficialnews.com, muraza kugenda muyibona. Iravuga ko ngo ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC/M23 rirwanya ubutegetsi n'ubundi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ryashinje ingabo za leta FARDC gukoresha indege zitagira abapilote zizwi nka drone mu bitero bivugwa ko byibasiye abasivile bikabaviramo kubura ubuzima. Mwumva ubwo ni bya bitero twahoze tugarukaho, bagiye bahaburira n'ubuzima n'ibindi byinshi cyane, ndetse ibitero bikaba byabereye muri twa duce twagiye tugarukaho hitwa za Gakenke, Karingi ndetse no muri centre ya Minembwe. Reka nze turaza kubigarukaho turareba ikiri buze gukurikiraho. Gusa ariko urumva ko igihe tumaze twayihereyeho, reka tute kugenda tureba ahubwo izindi nkuru ni nyinshi cyane. So reka tuve mu biri kuva mu binyamakuru, kuko ibinyamakuru ndabona kenshi byandika n'ubundi byo tuba twagiye tubanza kubagezaho, kuko murabizi ko nk'ingina nimaze kuyibagezaho ni ryatangazo rya Kanyuka barimo kugenda bagarukaho. Hanyuma rero bakunze Eugene Official, reka manze ngira akantu mbasaba. Ese mwibutse gukora like? Mutarabikora rwose sinzi uko byagenda. Ubu rero wenda kuko dusigaje nk'iminota 2 yonyine, reka tubanze tubagezo update zindi. Kugeza ubu muri bice bya za Masisi ni karume, nta mirwano iriyo magingaya. Kugeza ubu za Rucuro nazo nuko nta mirwano iri muri Rucuro, haramutse usibyo couvre-feu yaramutse, ndetse no wenda nandi makuru ashobora kuza mu yandi masana tukaza kugenda tuyabagezaho. Mu mujyi wa Goma situation ni karume, nta kibazo n'iki na kimwe gihari. Mu mujyi wa Bukavu naho usibye ayo makuru y'ibihuha FARDC bari batangaje avuga ko ngo bagiye kwa AFC/M23 ngo mu rwego rwo kugira ngo ibungabunga amahoro n'iki ngo bagiye kuvamo bakabinyomoza, ntabyo nta kibazo n'iki na kimwe kiri aha ngaha. Ikindi numanuka muri za Uvira, aha naho ubu tuvugana usibye panike ntabwo M23 barafata icyemezo ngo bavuga ngo babinjiye muri uyu mujyi. Ibyo byose rero ni update turimo muri make. Navuga ko ubu kugeza ubu ibintu byose bisa naho ari karume, nta kibazo rwose. Nihagira impinduka zibaho turaza kugenda tuzibagezaho. So ngwayo nguko rero bakunze Eugene Official, munyemerere mbashimire cyane mwe tuba twabanye kuva ku munota wa mbere ukagera ku munota wa nyuma. Nshimishwa cyane rwose n'uburyo ki mutugaragariza urukundo rw'akadasohoka hirya no hino aho muherereye. Mbona no kwifuriza cyangwa se kugira ngo muzagiye kubifuriza kuzagira intangiriro y'ikindi cyumweru nziza, rwose izabe nziza cyane. Abo weekend itagendekeye neza rwose, ubwo ndabasabira kugira ngo weekend itaha nyine izababere nziza. Ntekereza rero ko abantu muri mu mutekano, muri mu bijyanye n'umutekano, namwe nizere ko bumeze neza cyane. So mwakoze kubana natwe, abantu dukurikiye mutarasubscribe ngani mu bikore kugira ngo dukomeze kugenda tunagura umuyoboro. Turabakunda cyane. Yari umuhungu wanyu Fighter, nje wateguye aya makuru ndetse kandi nanjye yabagejejeho. Ubwo namwe no mbashimire mwe mwayarebye rwose ndetse mukanareba muyakunze. Turabakunda cyane. Ciao.